Reka nibarize kano kabazo, mujya mutekereza ku babyeyi banyu? Mama wawe aremeye arakubyaye, papa wawe yaramusize, nawe aho ukuriye wigize isarigoma ati mama wanjye ntago agomba gushaka undi mugabo. Ibyo arabyubashye, yanze gushaka undi mugabo, agahinda umubabaro biramwica, akifungirana mu cyumba akarira. Yewe aho umaze gukurira ubaye umusore, umuhembye kuba umujura, umuhembye kwirirwa muri gereza, umuhembye kuba indaya, umuhembye rya zina banyuraho bakavuga ngo dore umwana wa runaka. Mwibutse ibintu yigomwe kugira ngo akurere ni byinshi cyane, ariko wowe kubera kudatekereza ngo wabaye mukuru pe urigenga. Yego nibyo, ariko tekereza n'uriya muntu waguhaye ubuzima, wemeye kugutwita amezi 9, wemeye kurya ikimwaro cyawe, wemeye byose bibi ku bwawe. Mama wawe yaremeraga akarya ubusa kugira ngo wowe urye saa sita na nimugoroba. Mama wawe yaremeraga abandi babyeyi bakagura igitenge bakayabika ku gitenge kugira ngo azakurihirire ishuri. Mama wawe yaremeraga agakora byinshi bibi kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ariko wowe maye, icyiza cyawe dore icyo uri kumuhemba ni iki ngiki. Wabaye imbobo, wabaye indaya, wabaye wa muntu abantu bose bareba bagacurika umutwe. Basi mu minsi mike asigaje, nta nubwo ushobora kuvuga ngo mama wanjye reka muheshe ishema, azapfana agahinda. Wabandi inzoga n'itabi nibyo bikuzi, indaya n'ibindi. Mana yanjye murashimishije. Uba ugomba gutekereza ko n'uriya muntu afite umutima, uriya wakubyaye, kubera yuko uruwe uri akana ke. Ibyo ngibyo ujye ubyibuka, kandi igihe cyose uzahora uri akana ke. Ibyo wakwigira byose imbere ya mama wawe cyangwa ya papa wawe, uzahora uri akana gatoya mu maso yawe.